abayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu, abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda, abanyacyubahiro mwese muteraniye aha, abanyarwanda bose badukurikira aho bari, reka mbanze mbasuhuze. Ngira ngo hashize igihe kinini icyorezo cya COVID gituma abantu badahura, n'ubu turahura twihuta, bari kugira ngo twihutire imirimo gusa byari kuba ari byiza, ariko turanihuta tugira ngo tureke gukomeza turi hamwe twegeranye ariko ibyo biragenda tubisiga inyuma, kugira ngo abantu baratera intambwe, igihugu kiragenda gisubira kuba nyabagendwa, imirimo myinshi nayo iragenda ikorwa, nk'imaze igihe ikorwa yo kwakira inama nyinshi zimaze igihe zibera hano, kandi biracyakomeza. Ndibwira rero ko dukora ibishoboka byose kugira ngo iyo mirimo ikomeze kugenda neza, tugere ku byo twifuza. Reka rero nongere nshimire abayobozi bashya kandi mbifurize imirimo myiza mu nshingano nshya, mbashimira n'indahiro bamaze kutugezaho. Ndizera ko mu gukomeza gukorera igihugu cyacu, abayobozi bazubakira ku inararibonye bagiye bakura mu byo n'ubundi bakoraga, ko basanzwe ari abakozi bakorera leta, bakorera igihugu. Ndibwira rero ko hahindutse inshingano gusa, ariko ubundi imirimo ni ya yindi dukorera igihugu cyacu. Ubucuruzi, ishoramari, ubuhinzi n'ubworozi ni inkingi z'ingenzi mu majyambere y'igihugu cyacu. Uko dukomeza kurwanya no guhashya icyorezo cya COVID navugaga mu kanya, tuzahura ubukungu bw'igihugu cyacu, ni nako bizakomeza ibyo nabanje kuvuga mbere, kurushaho kuba ingenzi kugira ngo dukomeze ibyo tumaze kugeraho, twongeraho n'ibindi byinshi. Icya mbere, minisiteri nshya y'ishoramari rya leta izareba uko ibigo bya leta bicungwa neza, ndetse amaherezo cyangwa se byihuse kuri bimwe bikegurirwa
abikorera ibice bibiri, hari ibigomba kwegurirwa abikorera vuba na bwangu bitagomba gutegereza. Leta, guverinoma cyangwa inzego zose za leta ubundi ntabwo akazi kacu ari ukujya mu bucuruzi, mu bintu bisa nk'ibyo, ahubwo dufasha abacuruza, abikorera kugira ngo bagere kuri byinshi ari nako babigeza ku gihugu. Ibyo rero ndibwira ko byumvikana, dushaka kuvana ibigo bimwe bya leta mu maboko ya leta tukabishyira mu maboko y'abikorera. Hari bimwe bizakorwa vuba, hari n'ibindi kubera impamvu nabwo zikwiye kuba zumvikana byatwaraho umwanya usumbye wo kwihuta, nabyo ariko bikagenda biva mu maboko ya leta. Ndifuza ko tubyumva neza kandi bikazakorwa neza nabyo. Igisumba ibyo byose, icyo tubikorera ibyo bigo n'ibi bivamo bigomba kugirira abanyarwanda bose akamaro. Niyo ntego. Icya kabiri, ubuhinzi birumvikana, birazwi, biravugwa buri gihe, ni inkingi ikomeye y'ubukungu bw'igihugu cyacu ndetse no ku buzima bwacu. Ariko ubwo buhinzi n'ubworozi bugomba guhinduka, bukabyazwa umusaruro uhagije kugira ngo dukomeze twihaze mu biribwa kandi twitegura ibishobora kubuhungabanya igihe cyose, harimo n'iminsi iri imbere. Ntabwo tugomba guhora twibutswa izi nshingano nuko habaye ibibazo hirya no hino bitugiraho ingaruka, ariko n'ubundi ahubwo bikwiriye kuba ari intego yacu, kwihaza ndetse no kuba twahahirana n'ibindi bihugu, tukagira ibyo twoherezayo bishobora kugira akamaro. Icya nyuma, turifuza ko twakoresha amahirwe aboneka muri uriya muryango w'ibihugu bya Afurika byishyize hamwe kugira ngo bicuruzanye, ishoramari rikorwe hagati y'ibyo bihugu ku buryo bwihuse, buhendutse, bufite akamaro karusha. African Continental Free Trade Area mu bijyanye n'ubucuruzi bw'ibiribwa n'ibindi bicuruzwa na za serivisi zijyana nabyo. Kugera kuri izi ntego rero bisaba buri wese, twese, ko haba gukora ibyo dushinzwe kuri buri umwe, ariko noneho na twese hamwe tukabikora ku buryo bwihuse bishoboka,
bagira ingoga ariko tukabikorana n'ubudakemwa nibwo bigira inyungu zisumbuye nabisubiramo tuhora tubivuga ndibwira ko nta nzira y'ubusamo igira akamaro niyo ifite uwo yungukiye ni ibintu by'igihe gitoya kandi ntabwo biramba dukora uko bishoboka rero dukora ibintu neza kandi dushoboye kwihuta ibyihuse bigira abo biramira batari bake iyo bitinze nabyo hari ababigwamo inzego n'abayobozi twese tugomba gukorana tukuzuzanya hanyuma ibikorwa nyine bigatubuka kandi tukibuka iteka ko dukorera abanyarwanda nibyo kandi ibyo dukora byose tugiye tubibazwa kureba aho tugeze n'uko tubikora ngira ngo byafashe ndabashimiye mwese rero ndashimira abayobozi ari abarahiye uyu munsi abahinduriwe imirimo n'abandi bayisanzwemo intego iracyari imwe ibibazo biracyari byinshi inzira iracyari ndende ariko tuzi uburyo kandi turabufite dukwiye kubukoresha uko bikwiye mugire umunsi mwiza murakoze